ubuzima bwawe ni bwiza, ubuzima bwawe nubwo ibintu bitagenda ariko ubuzima bwawe ni ubw'agaciro, ukomeze wikunde. Wari ufite ikintu cyo kumva wiyanze ukumva ntiwikunda, ugerageze ukore exercise zo kumva inkuru nziza, zo kureba amafilme meza avuga ubutumwa bwiza, zo guhura n'abantu bakubwira positive words, amagambo meza, apana abantu bakomeza bavuga amagambo mabi. Nuramuka ukomeje kugendana n'abantu bavuga amagambo mabi, bavuga ibintu bibi, bavuga turapfuye, karabaye, uzakomeza kumva wiyanze muri wowe. Ariko nugendana n'abantu bakubwira amagambo yuko wikunda, yuko ubuzima ari bwiza, yuko ejo ari heza, ndagira nkubwire ngo ubwo burwayi bwo kwiyanga buraza kuva mu buzima bwawe. Nongeye kubakira kuri Kira Ministries, nkuko mubizi ni platform yacu yo kugira ngo duhanahane ibitekerezo. Ntabwo mu by'ukuri turi commercial oriented, ahubwo turi social impact oriented. Ni ukuvuga ngo turashaka kugira ngo ibyo dufite tubisangire kugira ngo tubashe kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Mu by'ukuri iyi si ya none ukuntu iteye, hari ukuntu itubeshya igatuma ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, uburyo tugenda tuyoborwa n'iyi si ya none, kubera ko tubaye muri monde digital cyangwa se digital world, aho ibintu byose tubibonera kuri social media. Ukabona ibintu biraje, ukabona uyu munsi byari bigezweho n'ibiriya, uyu munsi byari bigezweho n'ibingibi, ariko ukabona ibintu buri gihe bihora bihindagurika. Rero bigatuma rimwe na rimwe iyo utabashije gukontrola iyi si turimo, ukabasha kugira ngo ugenzure imikorere yayo, mu by'ukuri uratakara, utumutwe, ugira stress, ubona abantu baragusize, ukabona abantu baragutaye. Ariko ndagira nkubwire ngo nta muntu n'umwe wigeze uguta, ahubwo wowe urahari kandi uri ku rugendo rwawe. Buri wese aba afite urugendo rwiwe. Uyu munsi rero icyo tugiye kuganiraho, ndashaka kuvuga ku bintu bibiri, icyo twita self hate n'ikindi bita self love. Hariho abantu kwikunda ndetse no kwiyanga. Ibi ni ibintu bikomeye cyane udashobora gutekereza muri uyu mwanya muto tugiye gukorana ikiganiro ngo ubashe kubyumva. Hari abantu tubona uyu munsi biyanze completely, bariyanze batikunda na gakeya. Ushobora kuvuga ati ni gute umuntu yiyanga? Umuntu niwe uba wiyizi mu mutima we. Ushobora kumbona ngewe Jules ndahangaha turimo turakora ikiganiro, ukavuga Jules yagezeyo, ariko muri ngewe ni ngewe nzi biri mu mutima wanjye, ku buryo rimwe na rimwe ushobora no kuvuga ati ngewe Jules nta kintu maze, ngewe nta kintu nakora. Rero hari abantu dufite inshuro nyinshi hano hanze bitewe n'amateka yabo, bitewe n'ibintu banyuzemo. Ugasanga wenda ni nk'umukobwa yagize gutya bamutera inda byarira mu rugo, cyangwa se n'umudamu cyangwa umugabo yatandukanye n'umugore we bakundanaga bari bamaranye igihe kirekire, cyangwa ugasanga umuntu yari afite amafaranga menshi, none ayo mafaranga aza kumushiraho ahinduka umukene, cyangwa se ugasanga barakubwiye ngo urwaye uburwayi runaka mu mubiri wawe ntabwo buzigera bukira. Ibyo bintu bigatuma ugira icyo twita self hate, like ukiyanga wowe ubwawe, ukavuga ati no, ngewe ntacyo ndicyo, ngewe n'ubundi ndi umuswa, ngewe amafaranga yarashize, umugore yarantaye, none ugasanga uriyanze muri ubwo buryo. Rero ndagira nkubwire ngo iki ni uburwayi bukomeye cyane abantu benshi cyane barwaye bwo kwiyanga. Noneho rimwe na rimwe hari abantu bagerageza, ukabona afashe nka telefone arifotoye gutya muri miroir ahantu muri hotel, ukabona ni umusore mwiza, ukabona ni umukobwa mwiza, bakifotora, ukabona yabishyira hanze, yabishyira kuri status yiwe ya telefone, cyangwa se yabishyira kuri Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, aho washaka ariho hose akabishyira, ukavuga mbega umukobwa arishimye, reba ukuntu arimo guseka. Ariko iriya nseko yiwe itandukanye n'ibintu biri mu mutima, kuko hari n'ibyo dukora rimwe na rimwe kugira ngo twereke public yuko tumeze neza, twishimye. Nk'abantu ejo bundi nahoze numva umuntu kuri social media arimo aravuga umuntu kuri Saint Valentin yafashe akigurira indabyo, akiyandikira message, akavuga ati my love ndagukunda, ariko mu by'ukuri niwe yiguriye indabyo, niwe yiyandikiye na message. Kubera iki?
afite igikomere, ntabwo afite umuntu bakundana, ariko arashaka kwereka public, arashaka kwereka abantu yuko afite umuntu bakundana. Icyo gihe iyo umurebye mu mutima rero usanga afite ukwiyanga muri we, usanga afite ikintu cyo kumva atikunze, akumva yaratawe. Kubera iki? Kubera ibintu aba yaraciyemo mu myaka yatambutse. Rero niba ufite ikintu cyo kwiyanga muri wowe, icyo kintu umenye ko ari uburwayi bukomeye bushobora no kukuzanira n'ubundi burwayi mu buzima bwawe. Kuko iyo wiyanga, abantu tukabibona yuko wishimye, usetse, ariko ukumva muri wowe uribwira amagambo avuga erega ntacyo umaze, erega wowe n'ubundi uri ntabwa, erega n'ubundi wowe nta kintu na kimwe uzigera ugezaho. Ayo magambo rero wumva mu mutwe wawe, ayo magambo wumva mu mutima wawe, niyo atuma ugira ukwiyanga. Rero hari undi noneho ufite icyo nakwita kwikunda, aricyo bita self love. Ukumva yuko nta mafaranga ufite, ariko nubwo udafite amafaranga, ufite ubuzima, ufite value, ufite ejo hazaza. Nubwo ibintu bitagenda uyu munsi, ariko ejo ibintu bizagenda neza, ukiyitaho, ukitekerezaho. Iyo rero ufite iya self hate, kwiyanga muri wowe, hari ibintu bimwe bishobora gutuma urushaho kwiyanga. Reka mbikubwire mu bintu bimwe ugomba kwirinda bishobora gutuma urushaho kwiyanga. Icya mbere ni ukureba ariya mashusho cyangwa se films ziri horror, ziriya ziteye ubwoba. Urana ariya mafilme abantu baryana, abantu bicana, abantu bakora ibintu bikomeye cyane bibi. Nureba ziriya filme zizatuma urushaho kwiyanga. Izindi filme ureba zigatuma urushaho kwiyanga ni zino filme zijyanye no kuba abantu baratandukanye, umuntu yakundanye n'undi, bamarana imyaka 5, ariko ku mwaka wa 6 ba bantu baratandukana. Izo filme iyo ukomeje kuzireba, kubera agahinda kazirimo, bituma urushaho kwiyanga, bituma urushaho kumva yuko ubuzima bwawe ntacyo bumaze. Ikindi ni amakuru y'intambara. Nk'ubu ugasanga ufite ubwo burwayi tumaze kuvuga haruguru, kumva yuko ntacyo umaze, kumva yuko ntacyo uzigera ugeraho kubera ko warahombye, kubera ko hari ibintu bitagenze neza mu buzima bwawe, noneho bigatuma wumva yuko wowe nta gaciro ufite. Ikindi kintu ureba kigatuma muri wowe urushaho kwiyanga ni aya makuru ajyanye n'intambara. Ugasanga urimo urareba intambara ya USA, ngo USA yarashe kuri Iran, ugasanga ngo Israel yakoze ibi n'ibi, ugasanga ngo muri Ukraine, ugasanga muri Congo. Ariya makuru y'intambara iyo ukomeje kuyakonsuming, iyo ukomeje kuyarya, atuma muri wowe urushaho kwiyanga. Rero icyo ugomba gukora ni iki? Niba ufite ubwo burwayi bwo kwiyanga, self hate, ukavuga ntacyo maze, nuwava ku isi, nuwakwiyahura, ese ubundi kuba ku isi bimaze iki? Ikintu ugomba gukora ni kimwe, nuko ntabwo ugomba kumva inkuru izo arizo zose ziri negative. Niba no muri televiziyo amakuru ahora yizanamo y'intambara kuri France 24 cyangwa kuri CNN cyangwa se kuri Al Jazeera, ahariho hose, wowe izo televiziyo funga, uvuga ati no, ngiye gukontorora amarangamutima yanjye, nzajya ndebera kuri YouTube, nzajya ndeba films nkuye kuri Netflix, nzajya niyishyurira, menye ibyo ngiye kurya mu bugingo bwawe. Ibyo bintu rero uzaba urimo kurya mu buzima bwawe bijyanye n'amakuru ari positive, bizakubaka. Noneho utangire kwikunda, utangire kureba inkuru z'umuntu wagiye hasi akongera akazamuka, umuntu umuryango wiwe wataye akongera akabona undi muryango, ukareba inkuru z'ukuntu umuntu yahombye akongera kunguka, ukareba inkuru z'ukuntu umuntu yatandukanye n'urugo akongera akabona urundi rugo. Niwumva izo nkuru ziraza gutuma wongera kugira ibyiringiro byo kwikunda. Ikindi, ifoke wumva ijambo ry'Imana, ugomba gukurikira abantu bigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ijambo ryose ry'Imana ribonetse ryose, ahubwo hari ijambo ry'Imana risubizamo umuntu imbaraga, nko kumva yuko Imana iragukunda, Yesu aragukunda, ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ni heza. Ariko hari izindi nkuru ushobora kumva nabwo ukarushaho kwiyanga ugahamuka. Rero ugomba kumenya ni izihe nkuru z'Imana ndibuze gukurikira, nuwuhe muvugabutumwa ndibuze gukurikira, kugira ngo nongere numve nikunze, nongere kumva yuko mfite valeur. Nuramuka udakoze ibyo ngibyo, urakomeza kumungwa mu buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe uzumva nta gaciro bufite, kandi ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye, yaba ari mu maso y'abantu, yaba ari no mu maso y'Imana. Ubuzima bwawe bufite agaciro. Rero kuri wundi ufite self love, wa wundi wikunda, please go ahead, ukomeze wikunde, kuko ubuzima bwawe ni ubw'agaciro. Ubuzima bwawe
ni bwiza, ubuzima bwawe nubwo ibintu bitagenda, ariko ubuzima bwawe ni ubw'agaciro. Ukomeze wikunde. Ariko wowe uwo nashakaga kubwira cyane ni wowe wari ufite ikintu cyo kumva wiyanze, ukumva ntiwikunda. Ugerageze ukore ziriya exercise zo kumva inkuru nziza, zo kureba amafilme meza avuga ubutumwa bwiza, zo guhura n'abantu bakubwira positive words, amagambo meza, apana abantu bakomeza bavuga amagambo mabi. Nuramuka ukomeje kugendana n'abantu bavuga amagambo mabi, bavuga ibintu bibi, bavuga turapfuye, karabaye, uzakomeza kumva wiyanze muri wowe. Ariko nugendana n'abantu bakubwira amagambo yuko wikunda, yuko ubuzima ari bwiza, yuko ejo ari heza, ndagira nkubwire ngo ubwo burwayi bwo kwiyanga buraza kuva mu buzima bwawe. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.